Ngabo. Yo, twamuhisemo batureba, u Rwanda rutubana ubuki, yarukuye habi cyane bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo yeah, singira uwo numva ngo yeah, turagarutse mu kanya. Mureke mbabwire uko yambwiye, yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi. Ubwo murumva icyo ashaka kuvuga? Ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza, ndamubwira nti yewe mu Rwanda ni ibyo byose n'ibindi utavuze. Ubwo yashaka kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi, ariko ati hutsi cyangwa tutu. Reka nsabe abantu muri tent, abantu mwazanye imodoka ko nidusoza igice tugiye kwinjiramo muba muretse kugenda, dukomeze morale kugira ngo tuze gutaha neza nta muvundo. Abantu muri ahadatwikiriye rwose, nidusoza igice tugiye kwinjiramo muraba mwemerewe kugenda gake gake nta muvundo kugira ngo twese tugere mu rugo amahoro. Turabyemeranyije? Twabyumvise twese n'abari inyuma? Byiza cyane. Mukanya umukandida wacu nahagera tumwakire n'urugwiro rwinshi, tumugaragariza ko turi kumwe nawe muri uru rugendo. Sandrine, urakoze cyane. Turi Nyarugenge, murabizi ko kandi iyo turi Nyarugenge twebwe turishima, turanezerwa, turagira ngo umukandida wacu, chairman wacu nahagera tuze kumwakira, amadarapo yacu nituyashyire hasi. Turagira ngo kuri uyu munsi nituzawibagirwe twese turi hano, by'umwihariko na chairman wacu, umukandida wacu, abone ko tumukunze kandi tumwifuriza ibyiza, ari nako tumushimira ku byo tumaze kugeraho mu karere ka Nyarugenge. Amadarapo yacu tuze kuyagumisha hejuru, tuze kumwereka ko tumwishimiye. Ni nayo mpamvu ngiye kubibasaba nonaha kugira ngo dukomeze muri uwo mujyo, dukomeze turebe ko dukomeza aya madarapo yacu kuyashyira hejuru. Niba ufite idarapo ryawe, reka mvuge ngo FPR oye, shyira hejuru idarapo ryawe. Uko nguko niko turi buze kumwakira kugira ngo nawe abone ko twari tumutegereje kandi twari twifuzaga kumubona hano i Nyarugenge. Muri tent, zamura idarapo ryawe. Ibintu ni urucabana, Sandrine. Turi kumwe nawe,
Karame
nyakubahwa chairman turabashimiye kuba muri hano abaturage bose mureba barabishimiye kandi baje gutaramana nawe ndetse no kwishimana nawe kuri uyu munsi munyemerere dutangirire ku ndirimbo y'umuryango iki gikorwa cyacu kuri uyu munsi. Murakoze. Nyakubahwa chairman w'umuryango FPR Inkotanyi mukaba n'umukandida kuri mwanya wa perezida turabakiriye mu karere ka Nyarugenge tubakiriye muri kapitale y'umujyi wa Kigali tubakiriye kuba bakunda abanyarwanda bose bateraniye hano baje kwifatanya nawe kukwereka ibyishimo byabo ndetse no kugushimira kubyo umaze kugeza kuri aka karere ka Nyarugenge. Nge nitwa Nzeyimana Lukman ndi umwana wavukiye muri aka karere ndi umwana wakuriye muri aka karere i Nyarugenge ni mu rugo ibyahindutse byose narabibonye n'amaso yanjye uyu munsi nishimira kwitwa umunyarwanda ariko by'umwihariko ukomoka ndetse unaturuka mu karere ka Nyarugenge. Urakoze cyane Lucky nanjye nitwa Butera Isheja Sandrine ariko udashaka kubyiharira nanjye Nyarugenge Nyamirambo naratuye imyaka 15 ibyo rero nanjye nabibonesheje amaso yanjye n'umunezero mwinshi rero kuba tuteraniye hano turi kwizihiza ibyo byiza. Arakoze cyane mugenzi wanjye Sandrine duteraniye hano nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ariko by'umwihariko turi kumwe n'indi mitwe ya politike yishyize hamwe natwe mu gushyigikira umukandida wacu. Iyi mitwe ya politike nta yindi ni PSD, PL, PDI, PDC, PPC, PSP, PSRD ndetse na UDPR. Abaturage duteraniye hano turarenga ibihumbi 500 turarenga ibihumbi 500. Yeah. FPR oye! Abo baturage n'abaturutse muri Kamonyi ku Kicukiro Gasabo Nyarugenge ndetse n'ahandi ubu nibwo buryo bwiza bwo kwereka isi n'abayituye amahitamo yacu nk'abanyarwanda. Sandrine uvuze ko imyaka 15 urayize Nyamirambo urayize Nyarugenge umujyi wa Kigali ni mu rugo nanjye ni mu rugo ariko reka nkubaze
niki cyahindutse Nyamirambo mu mihanda wanyuzemo, niki cyahindutse muri Nyarugenge muri iyi myaka 7 turi kumwe n'umusaza wacu? Nkubwiza ukuri ngiye gutangira kubirondora twakwirirwa hano, ariko ndeka mere nko kuri Rafiki twarahajyaga gukina basket turi batoya, ariko ukuntu hari hameze siko hameze ubu ni ishusho nshya, kuzamuka ukagera kuri RP aho twari dutuyeho ni kaburimbo gusa, naharebye ndumirwa. Ukomeze uzamuke kuri tapi yitwaga tapi rouge, ubu ni tapi vert, hararabagirana cyane. Sinakubwira kuri stade rero regional imbere wumvaga ngo match irabera regional kumva biteye ubute kujya, ariko kuri ubu Peleste dia Miraka na mateka haraka. Arakoze cyane nyakubahwa chairman. Turi Nyarugenge, Inyarugenge ni mu rugo h'abanyamugi, Inyarugenge kandi turishima turatarama, ariko muri aka kanya ndagira ngo twakire aba babyeyi baba Islam bishyize hamwe kugira ngo bagutaramire, kubera ko turi hano kugira ngo tugushimire ndetse tunezerwe nawe. Ni ababyeyi, harimo abagabo, harimo abagore, harimo abakobwa, harimo abahungu, harimo abasaza, harimo abakecuru. Icyo bagiye kubikorera nta kindi ni ukugushimira ibyo wabagejejeho muri iyi myaka yose. Uyu munsi Nyarugenge aba Islam ndetse n'aba babyeyi bafite agaciro ko kugira ngo bagushimire muri aka kanya imbere yawe. Reka tubakire Ben Umoja Ben, karibu sana tafadhali. Tubatore abakandida ba RPF Inkotanyi barabikwiye kandi barashoboye. Abadepite ba RPF Inkotanyi. Demokarasi n'amajyambere n'umutekano wose mu gihugu, hitamo neza tora Kagame, witeganyirize ejo hazaza. Hitamo neza tora Kagame, witeganyirize ejo hazaza. Umutore arabikwiye, Kagame Paul shishoza neza utore Paul Kagame, twitorere kandi n'abadepite ba FPR Inkotanyi. Stanley on the mix. Twitorere abadepite ba FPR Inkotanyi, twikomereze iterambere mu bumwe, demokarasi, amajyambere. FPR oye! FPR oye! Twamsifu kandida wetu Kagame kwa furaha na kuleta amani. Twamsifu kandida wetu Kagame kwa furaha na kuleta amani. Wanyarwanda tumeamua tutamchagua.
oye. Kina mama tulikuwa tukinyanyaswa usiku kucha matatizo. Kina mama tulikuwa tukinyanyaswa usiku kucha matatizo. Sasa leo sisi wote tumeshapewa haki zetu. Kagame oye. Sasa leo sisi wote tumeshapewa haki zetu. Arabie tutamchagua kandida wetu. barakoze cyane. Aba ni ababyeyi bari hamwe n'ababyeyi b'abayisilamu. Nyakubahwa chairman, ngarutse ku bayisilamu mu ncamake, ubundi ntibyabagaho, ariko uyu munsi banyuze imbere yawe, barishimira ibyo wabahaye, barishimira agaciro wabahaye. Uyu munsi abayisilamu barahari mu turere bayobora, uyu munsi abayisilamu barahari mu badepite, uyu munsi abayisilamu barahari mu nteko, uyu munsi abayisilamu barahari mu baminisitiri. Uyu munsi by'umwihariko nibwo bwa mbere mu mateka ya isilamu mu Rwanda bagiye gukora umutambagiro mutagatifu Maka mu rugendo rworoshye rw'amasaha make hamwe na Rwandair. Ubundi barazengurukaga, bagendaga Kenya, bajyaga Dubai, banyuraga Ethiopia, banyuraga ndetse na Qatar, barangiza bakagera Jeddah. Ariko uyu munsi kubera Rwandair waduhaye, abayisilamu baravuga ngo alhamdulillah kubwawe. Yaba nashoboraga kubyigana mba mbikoze Lucky, ariko nanjye nakabivuze. Si abisilamu gusa bafite uwo munezero, reka mbyegereze umutima mvuge nti umunyarwandakazi by'umwihariko. Nko kuba mpagaze hano imbere y'imbaga ingana gutya nk'umunyarwandakazi no kubera agaciro mwaduhaye nyakubahwa chairman. Ejo bundi mperutse kwitabira umukino w'isiganwa ry'imodoka bita rally, hanyuma abantu bakambaza bati watinyutse utabiriya bintu uko biteye ubwoba. Ndababwira nisa ahubwo ni gute nakwiheza, mwaradukinguriye imiryango muri byose nyakubahwa chairman. Nta mpamvu yuko twiheza cyangwa twisigaza inyuma, byose ni kubera mwebwe. Byagenze gute Sandrine? Ibyararise yewe imodoka yagize ubwoba ariyo ariko rwose humura tuzabikomeza. Chairman yaduhaye urugero rwiza rw'uko nta gusubira inyuma kandi ibyo ukoze byose ugomba kubinoza. So nizere kukubona ku rutonde rwa ba Hamisa Nelson. Imidari reka ntegura akabati ko kuyishyiraho n'ibikombe. Ariko rero ibyagezweho ni byinshi. Reka tugaruke kuri Nyarugenge aho turi kuri aka kanya, muri aka kanya. Ibikorwa remezo twatangiye tubivuga, amashuri, imihanda. Ngira ngo mwese uko mwagiye muza, reba nawe umuhanda uvuye Bugesera uza hano, uvuye Nyabugogo uza hano, abaturutse hirya hari ahantu bitaga mu Myembe. Urahaza ahantu bitaga mu Myembe? Ubu ntago bikiri Imyembe, ubu hahindutse Mango City. Mango City, ngo ni Mango City, ntago hakiri mu Myembe. Alright, so arakoze cyane kuvuga kuri Mango City. Ariko nkanjye w'inyarugenge wavukiye Nyarugenge, ninde waruzi ko mu Biryogo, muri Tarinyota, mu magaraje uyu munsi abari hano barahazi mu Marange? Niba uzi mu Marange zamura idarapo ryawe. Ni ihuriro ry'abakerarugendo. Uyu munsi ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bibera mu Marange. Iyo umuntu aje mu Rwanda ntajye mu Marange aba yumva ko ari ahantu atageza. Uyu munsi twebwe muri Nyarugenge mu ncamake turavuga ngo ni ku gasima k'Abanyamugi. Ibyiza nk'ibyo rero ntawe utabishyigikira rwose. Mumfashe twakire Sheikh Harerimana Musa Fazil, akaba ari umuyobozi mukuru w'umutwe wa politiki PDI, atugezeho impamvu iri shyaka ryahisemo gushyigikira umukandida wacu. Karibu Sheikh. Turi kumwe Baba wa Taifa oye! Baba wa Taifa juu! Baba wa Taifa juu! Ariko bari abashitsi wavuze umenya barimo, harabari kuvuga juu. Juu ntabwo ariyo. Juu amajyaruguru, ijambo oya juu. Baba wa Taifa juu! Aha, urumva ko byoroshye kubifata. Baba wa Taifa juu! Baba wa Taifa nta bya oye. Baba wa Taifa bari juu. Oye ni ibindi. Ko Baba wa Taifa ni juu zaidi.
nyakubahwa perezida wa repubulika, reka mpere kuri iyi beni inyuze hano mu kanya. Ijambo basozerejeho baririmba baravuga ngo tulikuwa tukinyanyaswa, sasa leo tumepewa haki zetu, hakuna unyanyasaji. Ngo twajyaga dukirirwa nabi, duhezwa, none uyu munsi nta hezwa rihari, nta kugirirwa nabi bihari. Abanyarwanda bose turi muri ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda oye! uyu munsi nazaga ndeba ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bababaye bababwira ngo bamaze kuba 400 biri hariya i Rugarama, ngo babaye 450, ngo babaye 500. ubona bake cyane ku isi, sinzi isi aho iberherereye, ibyo si mu Rwanda, bababaye cyane, ariko abenshi ubona bishimye. Ndavuga ni kubabara kwabo ntibitubuza kubyina, ntibiratubuza gukora siporo rusange. Ubu butumwa bw'aba baturage ba Nyarugenge babusesenguye bakumva icyo ari cyo, ariko ntabwo bashobora gukora ubusesenguzi bwabyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi beni itambutse hano yaciwe mu Rwanda muri 1963, tariki 24 z'ukwezi kwa 12, bagenda bica bimenyereza kuzakorana jenoside. Barayica bayivanaho. Ubuyobozi bw'uwitwaga Kayibanda Gregory buyivanaho. Hanyuma haza uwitwa Habyarimana Juvenal arabikomeza. Hanyuma umucyo uracika, babishaka, ababyeyi bamwe barabihisha barabigumana. Noneho inkotanyi zije muri 1995 mu kwezi kwa 5 hano kuri Centre Culturel Islamique, abenshi bita kwa Kadafi, muza mu birori byari byateguwe n'abasilamu. Uwo munsi byanatangijwe n'igisomo cya Quran cyasomwe n'umumajoro mu ngabo za APR. Abari usoma Quran harangije, abasaza bari barabyitoje barongera baratambuka nk'uko batambutse hano. Mufata ijambo murabakira. Mwari vice perezida, muravuga impanuro zitandukanye, mugezaho muvuga ngo ariko kuki nta minsi mikuru y'abayisilamu yizihizwa abanyarwanda bose bakifatanya namwe? Idil Fitri ni uwo munsi mwaciye iteka kwibaye umunsi mukuru mu gihugu cyacu. Idil Fitri itangira gutyo. Mukanya nyakubahwa mufti w'u Rwanda tubiganiraho yambwiraga ngo ariko ubu nta buryo twabiselebratinga mu myaka 30 mu mwaka utaha tugatumirana nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukabiselebratinga. Nje nsubiyemo ibyo mufti yavugaga, igisubizo nticyari icyanjye, gusa ni ikiganiro twagiranye. Umwaka utaha mu kwezi kwa 5 ijambo watubwiriye hariya bita kwa Kadafi ugaciteka, Idil Fitri igatangizwa muri iki gihugu, beni nayo ikongera ikagaruka ku mugaragaro. Umwaka utaha n'imyaka 30
mufti yifuzaga yuko hari ibyo yategura tukabiserebretinga. Ubwo uko bamutumira uzabimenya, ntabwo ari jyewe bicaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ejo bundi i Musanze mu manuro nyinshi z'ubudasa bwanyu, mu biyorere myiza yanyu, mwavuze ijambo rituma turisobanuramo byinshi. Mwaravuze ngo mu bintu byose biriho nta kiruta kuba umunyarwanda. Kumva ku muyobozi mwiza ijambo nk'iryo ngiryo ry'ubumwe bw'abanyarwanda, ibyo byose ni ubwa mbere mubitubwira, niho tuvana izi mbaraga zose mubona hano. Ariko bamwe dusohoka barambwiye ngo ariko ririya jambo rirakaze. Nta kintu na kimwe cyiza cyaruta kuba umunyarwanda. Ati muzi ko buriya yavuye mu nzu akajya mu ndaki akiri mu mwaka w'ubuki. Umwaka w'ubuki. Ariko ubwo murabyumva? Noneho barambaza bati hanyuma se yaramusezeye, yaramukwepye amutumaho ngo nagiye ku rugamba, yaramusengeye, byagenze gute? Ndavuga ni sinari mpari. Ndavuga ni sinari mpari, ubishaka azarebaho abibariza, dore ni umuturanyi wanyu, mwese mutuye muri Nyarugenge, ubwo ngubwo muzarebaho icyo kibazo gitangirwa. Icyo nzi nuko atari ikibazo cyerekeranye na kampanye. Impamvu zirari kandi ni nyinshi. Lukmani na Sandrine hari ibyo bavugaga, byo sindi bubisubiremo. Akenshi ibikorwa remezo nibyo abantu bavuga, bakavuga ibintu bitandukanye, barabikora kandi tubibamo, tumaze no kubimenyera. Aho u Rwanda ruvuye, aho rugeze mu myumvire y'abanyarwanda, mu bikorwa remezo biduha agaciro, turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko ndashaka mvuge kuri bikeya. Ndashaka mvuge kuri bike cyane. Ejo bundi byateje n'impaka mu nteko, bavuga ngo ijambo gufasha abatishoboye ngo turirebere irindi zina. Dusohotse umwe aravuga ngo ariko Nyakubahwa Perezida Kagame yabyise nkunganire. Nukunganira, ibindi mujya gushakisha n'ibiki? Ari ukunganira mu buvuzi, ari ukunganira mu burezi, ari ukunganira mu giciro cya peteroli n'amazutu, ari ukunganira muri ya mazu umuntu aryama akarara mu manegeka, yabyuka bakamubwira ati hari inzu hariya wayihawe mu magorofa. Ibyo byose ni ukunganira. Yabyise kunganira, abigenera ingengo y'imari ibigendaho buri mwaka. Kagame oye! Ariko kuri iyi nkunganire y'amazu yo hari agaparungu kabayeho. Hari umuntu bayihaye, baramubwira ati nawe ufite inzu muri iriya midugudu mishyashya. Aravuga ati nanjye nyifite mwe. Abwira umugore n'abana, baragenda barahaha, barazamuka bajya muri etaje ya 3 cyangwa iya 4. Aravuga ati nta gusohoka, ngo igipindi cy'inkotanyi nta wamenye icyari cyo. Muraramuka musohotse bakayihundi, ibyo ngibyo ntabyo gusohoka bihari.
bagize gutya nyuma y'iminsi mike babazanira icyangombwa batubo iyi nzu yose yaba yanyu ni yanyu basohoka bavuga ngo inkotanyi ni ukuri ni riyo inkotanyi ni ukuri inkotanyi ntabwo ari igipindi inkotanyi ni ukuri ubwo rero nimbumbaza ngo kuki PDI mumukomeyeho PDI tumukomeyeho kubera ayo mateka hatunyanyaswi tena tumukomeyeho kubera iyo miyoberere ntibigarukira gusa mu mpanuro bigarukira mu bikorwa byivugira bibonwa na buri wese n'ufite uburwayi bwo kudashaka kubibona arabibona ariko akabyirengagiza ntawe utabibona ubwo rero umuyobozi nk'uyu ni ukumukomeraho iri terambere dufite ntabwo ari ukurisogongera bya bindi hano iwacu twita kuonja hatuvionji ni vyetu ntabwo tubisogongera ngo ejo hagira abandi babitwara ni ibyacu niba hari n'ababyifuza abo ngabo bumve yuko bidashoboka gusubira inyuma byararangiye kumererwa nabi kugirirwa nabi byararangiye ni iterambere gusa hanyuma nsoze uko ibyinshi bagiye babivuga soze mbagezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika na mama wa taifa abaturage ba Nyarugenge hari ibyo bansabye bambwiye ngo bari kubona abantu bari kugenda biyimura ku ilisiti y'itora bagira ahandi bajya gutorera barabasaba yuko mukomeza gutorera hamwe nabo mu karere ka Nyarugenge rwose ubwo burenganzira bwanyu mufite bwo kwiyimura ku ilisiti y'itora bambwiye ngo wabatubwiriye ko buri gihe ariho dutorera tukagira iryo shema kuki bashaka kuri twambura navuga ni ntibashaka kuri bambura nibyo mwaketse ariko nimwe mubasubiza murakoze cyane arakoze cyane Sheikh Musa Fadhil atugejejeho ibigwi by'umukandida wacu byiza ndetse n'amateka y'abayisilamu yayagarutseho ariko by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange hari ikintu akomojeho avuga ukuntu nyakubahwa chairman aherutse kuvuga ati nta kiruta kuba umunyarwanda hari igihe umuntu ashobora kwibeshya yuko urwo rukundo rw'u Rwanda urwo rukundo rw'umuco wacu biri mu bakuze gusa ariko siko bimeze ndabyibuka dukura umuntu yakuraga yumva ashaka kuba umunyamerika ukambara nkabo ukagenda nkabo kumva indoto ni ukujya hanze ni ukujya mu kindi gihugu ariko kuri ubu kuba umunyarwanda ni ishema abato babyita ngo ni flex ngo kuba umunyarwanda ni flex ubwo rero hari abajena hari abatoya urubyiruko babizi ibigezweho ariko nanone bahagaze mu muco wacu bawukomeyeho bawukunda arakoze cyane Sandrine abigarutseho uyu munsi turi Nyarugenge turi abanyamugi ariko ubunyamugi bwacu ntabwo butuma twibagirwa umuco wacu nk'abanyarwanda ni nayo mpamvu tugiye kugutaramira nyakubahwa chairman mu muco wacu i Nyarugenge dukora byose turya show turishima tukanezerwa ariko n'umuco wacu uba uri imbere cyane munyemerere nyakubahwa chairman twakire Jire Sentore Ruti Joel icyogere mu bahungu Ndahiro Patrick Gatore Yannick ndetse na Semanza Murayire Nzira Muhindo Ndahiro na Andi Bumuntu ngaza mihigo yo muzamatubita bangira iminega yindi kwihora ishindira kugenda mutsindurira yumva ntitu
ikaba rwiyambirira ihamije iminega rwa mirindi ya mpabuka urugamba ntiyega yesu uruyenzi ntiyimirwe ikaba shebuja w'impano uwanga inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indi ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwanga inka we ndacyatarankunda yanga inka we ndacyamutashya yanga inka nziza ngo ndinganire n'abandi ndacyamutashya urahurahura nkaho uwanga inka we ndacyagutashya uwanga inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indi ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwanga inka we ahubwo rero ubonirwa ryiza baganurwa ngarambugura zo kurwanamiza ahaha nuko mbereza bakuza rukuta bagira icumu rwogiriza uriya yanga inka we ndacyamutashya yanga inka nziza ngo nzayikumukunzi ndacyamutashya urahurahura nkaho uwanga inka we ndacyagutashya uwanga inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indi ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwanga inka we ndacyamutashya urumurangamirwa yanga inka nziza ndacyamutashya yanga inka nziza ngo irangamirwe na bose ndacyamutashya uri inkumburwa iyi nkumbuzi uwo mwiza uwanga inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indi ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwanga inka we ndacyamutashya umugoboka rugamba yanga inka we ndacyamutashya yanga inka nziza ngo izakamira umuryango ndacyamutashya isine ya mwiza ikabirango y'izindi uwanga inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturire indi ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwanga inka we mbega umurangamirwa urihe mbega rwagiriza bigarama rwangarahari ndaririmba umugoboka rugamba warwanarindwa karamero udasumbwa aye ganza ganze tukwifurije kuganza mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabike ndiruganiza ingamba aye ganza ganze kandi ninkundirwa kurusha abana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabike ntavangura amoko aye ganza ganze kandi ayobora n'urukundo mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabike
impunzi mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabishe yaduhesheje agaciro aye ganza ganze dushinjagira n'isheja bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabishe karame rudasumbwa aye ganza ganze tukwifurije kuganza barakoze cyane uko nguko niko tubigenza i Nyarugenge turatarama turya sho ariko tutibagiwe n'umuco wacu FPR oye ariko twongere tuzamure ya madarapo yacu twongere dukore ya foto dushaka hari ikintu biza kudufasha mu minsi iri imbere hanyuma rero buriya buri wese wamuha umwanya ntiyabura icyo avuga ntiyabura ibyo ashima mu byagezweho gusa aka kanya munyemerere twakire abanyamuryango nabo ni abajene bari cool nk'uko babivuga abakoresha imbuga nkoranyambaga ubanza Lucky aricyo gituma uri gukomera ku mafoto cyane kuko nta foto nta cyabaye abakoresha imbuga nkoranyambaga byanze bikunze murabazi urakoze cyane hari ikintu uvuze ngo nta foto nta cyabaye uyu munsi foto nyine iradufasha hari ingamba cyangwa se navuga ngo indwano tugenda turwana abo tugiye guhamagara hano baba bari imbere front line hariya ubundi twarangiza tugakoresha imbuga nkoranyambaga zacu neza twarangiza za social media tugendana za mbuga nkoranyambaga duhuriraho twese nk'abanyarwanda tukerekana aho tumaze kugera nyakubahwa chairman munyemerere twakire Natali Munyampenda ndetse na utuma twishima Abdallah baze babavuge ibigwi kubera ko na FPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 murakoze nyakubahwa chairman nanjye nishimiye kuba ndi muri Nyarugenge nkaba mfatanyije nabo kubakira uyu munsi Natali ndi umwe mu bantu baje Kigali vuba turaza kubigeraho mu kanya nimwe mu bantu iyaba ndi umurokore nakabaye njya mu rusengero ngatanga ituro ry'ishimwe yuko nageze Kigali waje Kigali ryari Abdallah turabigeraho ni akantu k'akabanga ntari natangamo ubuhamya Natali ukunda kuba uri muri siporo kimwe mu bintu nabonye ngera i Kigali bwa mbere mbese nje kuhatura muri iyi minsi ni ibikorwa bya siporo njya nkubona kenshi uri muri volley wasarishije ariko n'igikombe ubanza bitameze neza urumva siporo yakurwaza umutima ariko tubirimo kandi igikombe tuzakizana dushimire chairman ku bikorwa bya siporo yaduhaye reka nk'umwanya Natali atubwire uko siporo igenda ihindura umujyi wacu nibaza ko Sandrine yabivuzeho dufite hano Nyarugenge Pele Stadium nyakubahwa chairman mwavuguruye harimo na Club Rafiki aho abajene bakinira basket ariko ngiye ndashaka kugaruka ku kintu gikomeye mwatukoreye nyakubahwa chairman uko musohoka mukaduhahira mwatuzaniye BK Arena BK Arena ituma tubasha kuzana ball hano mu Rwanda kandi umwaka utaha hazaza shampiyona y'isi y'amagare UCI 2025 ntabwo bisanzwe kuko duhora turi abambere muri Afrika n'ubwa mbere iyo shampiyona y'amagare ije muri Afrika kandi muhora mutuzanira ibyo kuba abambere turabigushimiye nyakubahwa chairman ariko ntago tubikorera icyo nuko iyo mwazanye za shampiyona za bale haza abashitsi bakasiga amadevize hano mu Rwanda n'urubyiruko rukabona akazi turabigushimiye nyakubahwa chairman reka ngushimire n'ikindi gikomeye njye na Sandrine tubiziranyeho turabashimiye umuco wa sport watuzaniye mu gihugu abagore dusigaye twiruka kuri tapi vert ndetse tukanaterura ibyuma turabigushimiye nyakubahwa chairman ariko Abdallah tubwire ibyo muri health mu buzima ubudasa dufite FPR oye bumwe demokarasi amajyambere
oye oye oye. Mu buzima turi Nyarugenge, abantu bose bareba muri kiriya gice harimo ibitaro bya Nyarugenge. Ni ibitaro bishya byubatswe muri iyi myaka 7, ariko nk'umuganga biriya nibyo bitaro twoherezagaho abarwayi mu gihe cya covid. Abantu benshi bahaboneye ubuzima muri biriya bitaro. Nyakubahwa Chairman, twubaka infrastructures nziza tutazi bizaba, ariko bino bitaro byaradufashije cyane, byakijije abanyarwanda. Turabashimiye Nyakubahwa Chairman. Icyongereyeho ubwo navuze kuri covid byari ibyago isi yose yagize, ariko muri RPF akenshi ibibazo tubikuramo ibisubizo. Muri covid isi yose yabuze inkingo, murabizi hari inkingo nyinshi ku isi, ndetse abanyafurika twebwe n'abanyarwanda turimo, isi ikatugenera ikadusagurira tukazibura, bamwe bakazibura, ariko Nyakubahwa Chairman, mwadushakiye inkingo nziza igihe abandi bose babaga bafite ibibazo. Hanyuma ikirenze icyo, ku isi abantu bose batinyaga gukingirwa. Inkingo zibonetse Nyakubahwa Chairman yakingiwe mu ba mbere, twese tumugenderaho turemera gukingirwa. Ikirenze icyo ngira ngo muze kuzamura amadarapo mwese. Nyakubahwa Chairman yaravuze ati ibintu byo kutugenera inkingo nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, bakaba baduha n'izitadukwiriye, tugasabiriza, ntabwo bizongera. Tugiye kubaka urwacu uruganda, tuzajye tugira inkingo zacu. Muzamure amadarapo dushimire Chairman. Nyakubahwa Chairman, kuba tubona ibisubizo ahantu hari ikibazo kandi tukabyubakamo agaciro k'umunyarwanda, ahangaha turabashimiye by'umwihariko Nyakubahwa Chairman. Ariko ugaruke kuri icyo kintu, wowe waje mu mujyi ryari? Ubundi njya nari natinye kubivuga ngo abajene batancishamo ijisho, ariko Nyakubahwa Chairman, njyewe natuye i Kigali bwa mbere nkimara kujya kuri Yellow Paper. Ntabwo nari nzi ko nge nzatura i Kigali. Urumva, njyewe nari naranyuzwe n'icyo nari narabaye cyo. Njye nari nararokotse intambara z'abacengezi, ndi hanyuma ibintu umuntu aba atazi ko bizakunda, muratwigisha, mumaze kutwigisha ngira umugisha, niga ubuganga, mba dogiteri, ndakomeza mu muyobozi w'ibitaro, numvaga birangiye nzatura i Musanze nkahasazira. Munshyize muri Yellow Paper, nza gushaka aho natura i Kigali. Njye nishimiye mu bantu bishimiye i Kigali, niyo mpamvu abajene bajya bambona muri comedy, muri musique, muri gospel and hose, mba ndimo kumenya i Kigali. Ni nayo mpamvu nawe nakubajije, menya ko wavukiye mu buhunzi, uyu nawe yavukiye mu buhunzi. Ariko nageze hano mbere yawe. Ariko ngo yaje arataha. Muri iyi generation iyo turimo Nyakubahwa Chairman, twebwe turi generation, turi urubyiruko, tuzi neza amateka y'u Rwanda, tuzi aho twavuye, tuzi naho tujya. Buri iyo batubwiye gutora, twebwe twumva icyo bisobanuye, ni ugukomeza aho igihugu mu kigejeje Nyakubahwa Chairman. Kandi turi generation itazigera izana ubutesi, itazigera ibatererana. Tugomba kujya, twiyemeje ko tuzajya tujya ku rugamba rwose ruhari, nka kwa kundi mwatumyeho abanyarubavu ngo baryame basinzire. Turifuza ko generation yacu tuzarwana urugamba, tugakora akazi neza, namwe mukagera igihe mukaryama mugasinzira Nyakubahwa Chairman. Hari message abajene b'i Musanze babwiye Chairman ngo nihagira umuntu uzana ibibazo ku Rwanda, abajene bivana ngo bazamugira gute? Bazamugira gute? Natwe abajene b'i Nyarugenge bo mu mujyi tuzaba turi kumwe n'abajene b'i Musanze, tuzabagira gute? Tuzabavuna. Nyakubahwa Chairman, haba muri science, muri medicine, muri military skills, urubyiruko dufite uyu munsi turiteguye, namwe muzagera igihe muryame musinzire. Turabashimiye Nyakubahwa Chairman. Nyakubahwa Chairman, ntabwo ari twebwe baje kumva, ni mwebwe bashaka kumva, ariko nashaka gusoza ku kantu gatoya kuko turi mu mujyi.
hanze y'i Kigali babita muzehe wacu ariko i Kigali dufite umwihariko iyo twabonye wambutse umupaka ukaba ugiye mu nama apana amanama nk'uko mwatwigishije turavuga ngo tayari umusaza agiye kuduhahira so tariki 15 Nyakanga uku kwezi kuza tuzabyuka kare tuzinduke tujye gutora tujye gutora umusaza ni karibu nyakubahwa chairman turabakiriye muraho abaturage ba Nyarugenge n'abandi bavuye ahandi ndabashimiye ndashimira n'abatugejejeho ndashimira n'abatugejejeho ababanje kutugezaho ibiganiro byiza bisobanuye impamvu turi hano bisobanura amateka yacu ndabashimira mwese ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe ndabanza nshimire n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye nibwo budutera imbaraga zo bikorwa kugera aho tugeze ubu ngubu kandi reka mbanze mpere ku rugero intare murazizi intare murayizi hari umuntu wavuze ngo ku rugamba ngo wamuha kugira abantu indwanyi ubwo ni intore n'abasirikare baragereranyaga baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare wampa intare ziyobowe n'intama murumva icyo bivuze ariko twe twarabirenze FPR n'abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare icyo byashakaga kuvuga ibya mbere ingabo z'intare uvuga ngo n'ubundi izo ngabo nizo zijya ku rugamba kurwana nk'intare rero nta nubwo uba ukeneye cyane
ukuyobora w'intama kandi iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda rero ibyo twabyumvise kare twebwe ndahera kuri ibyo mbashimira mwese abanyarugenge n'abandi batwumva abanyarwanda ibyo tunyuzemo mu myaka 30 ishize birimo aya mateka yose batubwiye abamaze kutugira ibyo batugezaho urugamba twarwanye rwari rukomeye koko ariko uzi gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga babyumva byombi biri hamwe ubundi ntabwo uru Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho bitewe n'uko rwatereranywe ariko binatewe n'uko rwateraniweho iteka induru igahora ari induru ku Rwanda ariko abanyarwanda buriya bumwe dusubiramo twigisha buri gihe kujya hamwe n'imbaraga kugira intego n'imbaraga gukora ibyiza bikureba wumva ari byo ushaka n'imbaraga ibyo rero mu guhindura amateka yacu niyo nzira twahisemo niyo nzira twanyuzemo yewe nubwo ndi umukandida wa FPR ndetse dufite n'abo dufatanije kuza hano ntacyo mbasaba ahubwo ndakibashimira twarabanye twanyuze muri byinshi hamwe tugeze kuri uyu munsi icyizere rero kiri hagati yanyu na FPR n'abandi bafatanije nayo bifuza ko iki gihugu cyahora cyubaka amateka mashya y'igihe tugezemo y'ibyo twifuza ibyo byose birivugira nicyo cyanzanye hano ni ukubabwira ngo dukomeze tugirirane icyo cyizere dufatanye dukorere igihugu cyacu ndetse nka kwa kundi mubivuga ibyiza ko biri imbere n'impamo ntabwo ari impuha turacyafite urugendo rurerure ntabwo turagera aho twifuza kuba turi ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara ahubwo bidutera izindi mbaraga
zo kubaka ngo tugere kuri byinshi twifuza imbere. Aha, ibyo ndaza kubigarukaho. Ndetse reka mbigarukeho ubu ngubu. Hari bwa butumire numvise Musa Fazil yangejejeho. Ntabwo njya nanga ubutumire yewe cyane cyane yari ubutumire bw'ibyiza bwo kwizihiza ibyiza bimaze kugerwaho. Aha. Kungezaho ubutumire bwangezeho, nanjye igisubizo ndakibahaye. Ubu isigaye hanyuma ubundi iby'amatora aho abantu batorera, ntabwo navuye hamwe ngo njye ahandi kubera ko nanze aho nari ndi ngiye ahandi nakunze. Uko byagenze bibi byakozwe n'abandi, njye nta ruhare mbifitemo. Ariko ntibyambuza gutorera aho ariho hose nkagaruka nkifatanya namwe igihe muba mutora. Tuzaba turi kumwe ibyo ari byo byose. Hari ibindi rero byavuzwe tumaze kugeraho muri ya nzira y'urugamba rw'imyaka 30 ishize. Rwose ibyo biragaragara, birumvikana nk'aho ari byinshi, kandi koko nibyo ni na byiza, ariko bigaragara gutyo cyane cyane guhera aho tuvuye. Aho tuvuye ntabwo hari ahantu heza. Ibyo byiza rero iyo bibonetse ahantu bitigeze, ntabwo bisa nkaho ari byiza mu bindi byari bisanzwe. Inzira rero dusigaje mu byo twubaka ni ukugera ku byiza bindi bisanga ibyiza dufite twari tumaze kugira akamenyero. Ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuri iriya tariki, buriya dutora umuntu, dutora abantu, hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki, dutora abantu, ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore. Nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi, muri za ntare, za ngabo z'intare, ntabwo ndahinduka nanjye. Icyiza cyabyo rero
intare zibyara intare. Ubu dufite intare ntoya zibyiruka, abakobwa n'abahungu, muzakomeze dukomereze aho. Ntituzahindure isura, ntituzahindure umuco, ntituzahindure kuba intare. Intare ikomeza ari intare, sibyo? Mwebwe batoya rero, kandi urugamba mvuga rukubiyemo byinshi. Urugamba izo ntare zirwana ni urugamba rwa politiki, ni urugamba rw'ubukungu, ni urugamba rw'ubumwe, ni urugamba rw'iterambere, ni urugamba rwa na bya bindi muzi, na bya bindi nabyo na bya bindi iyo bibaye ngombwa ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza. Ndetse intare zibavuyemo zibakomotsemo, sibyo? Uru rugero rw'intare nabahaga byari bifite impamvu nyinshi. Indi, murabizi mu Rwanda ukuntu duteza imbere abakobwa, abagore, bashiki bacu, abatubyara n'abandi. Ariko burya muzi ko mu ntare intare y'ingore ari ihiga. Ariko n'ubundi na hano no mu muco usanzwe no mu byo dusanganywe, abagore nibo bagira urugo. Kurugira mvuga, urugo rugirwa na babiri, ariko kurugira navugaga bakora byinshi. Bakora byinshi mu rugo. Urugo rutarimo umugore muzima runayumbayumba. Ariko
ibyo ngibyo nabyo mvuga ibintu byose ni magirirane. Umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo muzima barwubakanye. Ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo, ntiwavuga umugabo utavuze umugore, nibyo navugaga. Ahasigaye rero inshingano yacu, iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda, amateka yatwambuye abacu, abantu basanzwe bagira igihe cyabo bakagenda, ariko gutwarwa n'undi muntu, ubuzima bwawe kurangizwa n'undi muntu ntabwo ari byo. Rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya, rwashibukamo abantu nk'amwe, abantu nkatwe, ariko ibyo ni ibikwiriye guhoraho, bikwiriye guhora biranga u Rwanda. Ibyo rero kugira ngo bihoreho, Abanyarwanda bahitamo neza, Abanyarwanda bumva neza, Abanyarwanda bakora neza. Twagize Imana rero muri ya mpinduka y'amateka tugeramo FPR. Fazili yabivuze FPR niyo twubakire ku byo tugezeho, dukomeze ibindi, hanyuma ibindi bizajya biza bihite. N'aba bandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo ariko uzi ko hari abenshi banabituvuga batanatuzi. Hari ugize ba bandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane, ariko namwe mujye mubasuzugura. Mubane nabo, mubahe agaciro, mububahe, ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe. Hari ugeze kumbaza rero, babaza buri munsi, baranasuzugura, barandeba bakabona, arambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo, arambaza ngo ndiki, ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari n'injiji. Arambaza ngo ariko ngo uri iki wowe, ngo uri mureke mbabwire uko yambwiye. Yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi. Ubwo murumva icyo ashaka kuvuga? Ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza, ndamubwira nti yewe mu Rwanda ndi ibyo byose n'ibindi utavuze.
ubwo yashakaga kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi ariko ati hutsi cyangwa tutu ndavuga nti ni ibyo byombi n'ibindi ntariko icyangombwa ibyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda ndi umunyarwanda. tuba abanyarwanda rero dukora ibintu bizima twe twiteze imbere ibindi tujye tubishyira iruhande tubirangiriza iruhande sibyo tariki 15 tuzaba turi kumwe abo hakurya hariya muranyumva turi kumwe twagize ibyago muri kure cyane ntabwo twegeranye neza ariko nizera ko munyumva mwabintumiyemo rero ntabwo muzabinsigamo tuzaba turi kumwe ntabwo muzantererana n'intare ziyobowe n'intare hanyuma dukomereze aho twubake ubumwe twubake demokarasi yo guhitamo ibidukwiriye hanyuma ibindi ni ukunyerera ku majyambere gusa musigarane amahoro mugire ubuzima bwiza amahoro y'Imana murakoze cyane
nkayinezeza